nako mwana 43 warushije banga babiri bitwa bande ntago mbazi bahise bajya ku kindi kigo wabarushije gute se nyine bahinduye ikigo batarakora exam iyo bakora ariko bari kukurusha yego muri make uruwanya uko twabyita se buriya God. ariko nkawe iyo wicaye magaze uba uri gutekereza iki abana b'iki gihe mwaribonye ako si ubwo nk'ubwo ngubwo nta soni uba ufite niyo magaze hejuru uwo ni muco tugutoza ahubwo se ku ishuri no muco bagutoza mva hejuru se nyine genda gira vuba vuba ko kameze ariko uracyagira umuco gute se papa ariko uziko nta soni ufite iyo nk'iyo uje ugakabakaba hagati mu maguru yanjye wumva mu bwonko bwawe hakura wumva hatekereza ubundi ubwo wumva bimeze bite nta soni uba ufite ubu se mbwira aka gakapu nkakaguhereza ntabwo nari kukaguhereza mbabara ariko ntabwo bizongera ibi bintu ni ku ishuri babikwigishije ni nyoko wabikuyeho ko mu muryango wacu nta muntu wigeze ugira ibintu bimeze gutyo ibi bintu wabikuye he papa nta kibazo ntabwo bizongera ahubwo se wambaye agakapu nkajya guhaha mbega ibintu ngo birandya mu bwonko we ariko abana b'iki gihe we niko ubwo n'uburere koko mbega ibintu ngo birambabaza we niko nta soni ugira ubwo ngubwo kuba uri kumfata ngende papa ukambwira ngo ningwereze ikintu uri kukireba mbega igitangaza kiri muri iyi si we ese papa si wari umbwiye ngo usigaye unyubahuka ndavuga nawe ukavuga ese wanyumvisha numva iki ubwo ni uburere genda se nyine mva imbere aha harya muri karase wabaye ukanga nako mwana 43 warushije banga babiri bitwa bande ntago mbazi bahise bajya ku kindi kigo wabarushije gute se nyine bahinduye ikigo batarakora exam iyo bakora ariko bari kukurusha yego muri make uruwanya uko twabyita se buriya none twabyita ute hari icyo utumva ko wakirizuye papa ubutanzi ikosora gataye iwacu mu ijuru umaze imyaka 8 ubu wanyuma ubutaha uzaba utararangije papa ni ukuri nzikosora mana yanjye we kukiri debe nonze rikomeza kunamaza mu bandi babyeyi idebe ariko ryakikosora bavuga ko igiti kigororwa kikiri gito ubu waho ugeze wamaze guhinama ariko papa mu maso ariko mbega kubyara nabi we Playing? What type of playing is this? ninde ugukubise ninde tugende umunyereke sha tugende umunyereke God have mercy upon us. God have mercy upon us. Jesus. Have mercy upon us. Jesus.